Eugene Official. Twongeye kubasuhuza cyane rero, twongeye kubifuriza kugubwa neza, tubifurije igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kandi kuri mwe mwese mudukurikiye muri mu masaha ya nyuma ya saa sita. Turoro kandi kwifuriza umugoroba mwiza kuba dukurikiye mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa no mudukurikiye muherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe rero turi mu masaha ya mu gitondo, turi ku munsi wo kuwa gatandatu, itariki ni 18 z'ukwezi kwa karindwi 2026, cyane nuko tuzindutse n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, amakuru yacu agiye kugenda agaruka yibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Tugenda rero tugaruka kubikomeje kuba hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni menshi amakuru agezweho muri kano karere, ni menshi cyane, cyane ko turaza kugenda tureba hirya no hino uko ibintu byifashe. Nta gutinda rero, nta guca ku ruhande, nta kwikoza hirya ngo nini na nini, reka ahubwo duhite dutangira amakuru yacu nta bindi byinshi cyane. Na makuru tugiye guhera ku mukunzi wacu cyangwa se ku muntu wa Eugene Official umaze iminsi atwandikira atubaza Cyanzu ngo amakuru ahari cyangwa se uko byifashe. Ubwo birashoboka rwose kuba akeneye kumenya amakuru ya za Cyanzu. Gusa icyo twakubwira nuko Cyanzu rwose nta kibazo n'iki na kimwe gihari, usibye nyine passing rero niyo iherutse gukorwa. Cyanzu rero ni hahane n'ubundi hakorerwa imyitozo y'abasirikare ba M23, haherutse kuba passing. Ariko passing ubu ngubu kuri M23 ntabwo bisigara ibintu biri high cyangwa se biri grave ku buryo n'umuntu yavuga ngo iki, cyane ko buri munsi baba bari gukoresha imyitozo, kandi abari gukoresha imyitozo kameme birumvikana baba bagomba kugira ute gusoza imyitozo bakajya mu mirimo isanzwe. So rero nicyo twavuga cyabaye, nta kindi. Hano za Cyanzu umutekano ni wose, cyane ko ari muri zone rwose, bitahita bishoboka direct rwose ko haba intambara, murabizi iyo urugamba rugeze. Iyo twayivuyeho twagiye ejo twavugaga ku bigendanye n'igihugu cy'u Burundi, tuvuga ubwoba buri kugaragara mu gihugu cy'u Burundi, turaje nabyo turabigarukaho, ariko ndagira ngo tubanze duhere hano gato cyane muri Kivu y'Amajyepfo, akomeje no kuba imyiteguro y'urugamba rukomeye cyane. Tugaruke hano muri za Minembwe, His Excellency Paul Kagame akaba yagize n'ibyo atangaza rwose hano imurenge, nabyo ngira ngo tugende tugarukaho rwose. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro mu buryo burambuye, turabanza dutumikire abadutumye kugira ngo tuze nyine twinjire mu makuru, tubabwire uko situation ihagaze ndetse nuko byifashe muri biriya bice, tutari buze kugira ute, tutari buze kongera rwose kugaruka ngo tuje kwamamaza. Hari amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa na His Excellency Paul Kagame. Video hano imbere yacu rwose turayifite, ndetse n'ibyo nyakubahwa rwose His Excellency Paul Kagame amaze kugira ate, amaze gutangaza. Muri make mu kanya gato rwose tugiye kuza kugenda tubibagezaho. Mwebwe icyo musabwa gusa nta kindi, ni ukudukurikira, ni ukubana natwe, tukaza kugenda tubagezaho akantu ku kandi. Muri Minembwe haravugwa nanone indege itagira pilote yongeye kugaragara muri iki gice. Byagenze bite? Turaje nabyo tubikuvire imuzi n'imuzingo. Nandi makuru muri Kivu y'Amajyaruguru hose turaje tugende tureba uko buramutse, uko bukiye byifashe, ntuze gucikwa. Hanyuma rero tuze no kura muri aka karere naho andi makuru ahavugwa. Reka rero tubanze dutumikire abadutumye, ubundi tugaruke n'amakuru mu kanya gato rwose mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya
namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye. Ikindi kandi tuyahere hano muri za Minembwe nk'uko twe tumaze kugenda rwose tubikomozaho amakuru yacu. Reka tuyahere hano muri Minembwe. Turehera rero ku byatangajwe, ubwo tugiye guhera ku jambo ryatangajwe ku munsi w'ejo na His Excellency Paul Kagame. Akaba rero yaragarukaga rwose hano biri kuba hano muri za Minembwe. Reka rero tubanze wenda tumwumve ubundi tubone tugire gute tubigarukeho. In the recent weeks and months, you have heard of the story of the killings and the fighting that has been going on in a place called Minembwe. I brought up earlier. In the recent weeks and months, you have heard of the story of the killings and the fighting that has ati mu byumweru bike n'amezi bishize rwose nagerageje kuvuga ku bijyanye mu by'ukuri n'ibibazo biri kuba aha bitwa za Minembwe. Atubwo nageragezaga rero kuvuga ku biri kuba hano muri za Minembwe. Ati batwika ibice byose, batwika na drone, indege zitagira abapilote, batwika insengero, batwika inzu ndetse n'ibitaro. Ati bagaragaje ko ndimo ndagenda mu by'ukuri mba disturbing mbatesha umwanya. Ati abo bantu rero bicwaga bashaka kugaragaza ko rwose batari muri donc bitandeba. Ati bakambwira ngo nite kubindeba. Ati ninceceke. It's none of your concern. But if it is not my concern, maybe it should be yours. Ati rero niba bitandeba, ati nimwe bireba, ati bwo mwe bigaragara ko mubizi neza ko bibareba rwose. Ati niba bibareba nta kintu mubikoraho. Ni His Excellency Paul Kagame wagarukaga rwose ku kibazo kiri kuba hano cyangwa se ku bya hano muri za Minembwe. Ubwo rero yagarukaga rwose ku bimaze igihe biri kuba, agaragaza akarengane, akaga, ibyago abaturage ba hano muri za Minembwe bamaze iminsi bari guhura nabyo. Cyane ko nawe yagiye abigaragaza rwose ko yanagiye abigaragaza cyangwa se abigarukaho mu manama agiye atandukanye, ariko bakagaragaza ko nyine bitamureba ndetse ko batagakwiye kuba babigarukaho, ariko ngo abaturage barimo baragira bate, barimo barakomeza kugenda bapfa. Ni amagambo rero yagiye agarukaho His Excellency Paul Kagame agaruka kuri iki kibazo cyo muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko mu by'ukuri uko byaba kose bigendanye nuko nubundi ibikunze kuba cyangwa se biba hariya byinshi bagenda babitwerera igihugu cy'u Rwanda. Ngaho rero barabirukana, bagaragaza ko bari kwirukana abanyarwanda,
ejo ukajya kumva ukumva mu by'ukuri bavuze ngo drone cyangwa se ngo ni u Rwanda ruriyo, ibintu nk'ibyo ngibyo bigendanye n'uko nyine babita ngo ni abanyarwanda. So akaro iki kibazo yakigarukagaho, ndetse yanasabye ko rwose yavuze ati abantu muzagereho, bazasabye rwose abishize ko bazageraho bakareba uburyo cy'inzu hariya, insengero, iki bitaro byagiye biraswa kugira ngo akore ubushakashatsi bandike ibigaragara. Iki ni kibazo yagarukagaho, ariko ntabwo ari ibi gusa, kuko yanagarutse none ku bigendanye n'umutwe wa FDLR. Umutwe wa FDLR rero cyane ko bigaragara ko Kinshasa ikomeje kugira ute, ikomeje kugenda mu by'ukuri ifasha uyu mutwe wa FDLR mu kugira ute, uyu mutwe kandi ufite gahunda yo kugira ute, yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bityo rero akagaragaza ko bagiye bakora ibiganiro, donc bagiye bagira icyo babiganiraho mu buryo cyangwa se mu bihe bitandukanye, barebera hamwe basaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya uyu mutwe wa FDLR, ndetse byaba ngombwa rwose bakitandukanya naho, nubwo byagiye binanirana, ariko u Rwanda narwo rugasabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko twagiye tubibona. Ariko hano His Excellency Paul Kagame nabyabigarutseho, abati bakirwa bakorana mu by'ukuri n'iyi mitwe yitwaje intwaro n'uyu mutwe wa FDLR, ariko bakifuza ko twakuraho iki, twakuraho ingamba z'ubwirinzi, mu gihe nyine ikibazo cyatumye izi ngamba z'ubwirinzi tugishiraho mu by'ukuri kitaragira gute, kitarakemuka. Ati rero ibyo byose rwose ni ibintu bidashoboka habe n'akana gato. So hanyuma rero dukomeje turakomeza, ni byinshi cyane His Excellency Paul Kagame yagiye atangaza, cyane ko yifashishaga ururimi ruri international, ruri international rero kugira ngo nabo bireba, abo bireba rwose nabo babimenye cyangwa se babyumve. Ni nako kandi biriro byagiye nabonye rwose birimo kugenda bikwirakwira cyangwa se bijya ku marezo sose, birimo kugenda bicyaracyara, bishatse gusobanura iki, bishatse gusobanura ko mu by'ukuri barimo baragenda babyumva gatano kuri kagenzi kako. Dukomeje rero n'andi makuru twihuse cyane, tugaruke tukiri hano muri za Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe haravugwa mu by'ukuri ko uyu munsi ngo haba hongeye kugaragara indege itagira abapilote, yiriwe ejo ngo yiriwe izenguruka hara muri za Minembwe. Haribazwa rero niba iyi ndege itagira abapilote byaba ari ibitero n'ubundi Kinshasa yaba igiye kongera gutangiza hano muri bino bice bya za Minembwe, cyane ko bamaze igihe kitari gito bari kwiyoruganiriza bari kwiyoruganiriza hano muri za Baraka, ndetse bari gutegura n'ibitero karahabutaka. Ku munsi w'ejo rero Generali Charles Sematama akaba rwose yariteretse, rwose yahise ajya kuri kamera, hanyuma rero agaruka nawe ku bibazo biri kuba hano muri kano karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu henshi rero bavuze, nabonye basesengura bati se kuki mbere y'igihe cyose, mbere yuko afatirwa ibihano, atari yarigeze ajya kuri video, ati se buriya yaba yeruye noneho nta kintu na kimwe akirebaho, ubundi wenda akaba yavuga ati iki nini na nini. Ariko ntabwo ibyo ari byo twe tugiye kurebaho, ndagira ngo twigarukire ku byo byinshi yagiye atangaza, cyane ko yaciye impaka cyangwa se yakuyeho urujijo ku bigendanye na za Gipupu. Byari bimaze iminsi ivuga ko iyi Gipupu yaba ngo iri mu maboko ya Kinshasa. Mu magambo yatangajwe na Generali Charles Sematama, yagaragaje ko iyi Gipupu nibyo koko ngo bayigezemo, abaturage barabakira ndetse banarishima, ariko nyine ngo koalisiyo iza gutegura iki, iza gutegura n'ubundi ibitero karahabutaka yagombaga kugaba hano cyangwa se gutera hano muri Gipupu. Hanyuma rero twirwanaho ngo babonye ko ahangaha rwose hashobora kuza kugwa abaturage benshi, hashobora kuza kugwa abaturage benshi, biza kurangira rero mu by'ukuri ngo twirwaneho bavuye hano muri centre ya za Gipupu, bisaba rwose ko bigira inyuma basubira bajya mu misozi ikikije
aho ngo muri iyo santere ya Gipupu. Anahamya neza rwose ko n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zidakwiye kwiyemeza cyangwa se kwishyiraho ko zaba ziri kugenzura aha hantu, cyane ko yavuze ko aha hantu muri za Gipupu patrouille zabo cyangwa se iyo barimo gucunga umutekano, bimwe twita patrouille nyine mu masaha y'ubugoroba bari gukontorora, ahangana naho ngo patrouille zabo zijya zigera muri iyi santere ya Gipupu. Icyo bishatse kuvuga niki? Navuga ko buriya iyi Gipupu ntabwo ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa uko zabigaragaje ntabwo ariko biri ko iyi Gipupu baba bayifite. Gipupu iracyari mu maboko y'amadubu ndetse n'intare, cyane ko aribo banagira gute bayikoreramo patrouille, ubwo birashoboka kuba na ambush zabo arimwo ziherereye. Nguko rero ibya Gipupu, ibi rero akaba ari ibyatangajwe na General Charles Sematama wanagarutse no kubijyanye na Mbayahaga. Nabonye bamubaza bati se Mbayahaga uvuga ibi n'ibi we uramuvugaho iki? Avuga rero ko ntacyo ari buze kugira byinshi amuvugaho, cyane ko ari umuntu wigize rwose ngo umuntu w'umupasiteri urengerera akajya muri ibyo ngibyo. Uwo nguwo hari byinshi cyane aba akwiye kugira ute kwiga mu by'ukuri mu byo avuga. Tuvuye rero reka tuve ku byatangajwe na tuve ku byatangajwe n'ubundi na General Charles Sematama, ahubwo tugaruke sasa no muri Kivu Amajyaruguru turebe naho amakuru ahavugwa mbere uko duhita dusimbukira he mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa duhere mu gihugu cy'u Burundi. Reka duhere mu gihugu cy'u Burundi mu majyepfo kugira ngo tubone uko tuhita tuza muri Kivu Amajyaruguru. Yego nibyo. Mu Burundi rero nta kindi kiri kuvugwa, hari amakuru aramutse avugwa ko ngo abatasi, abashinzwe iby'ubutasi b'iki gihugu cy'u Burundi, abenshi ngo baba bari gutabwa muri yombi, mu by'ukuri bakaba bari gutabwa mu mvuto. Ibirongo bikaba biri kuba hashingiwe kuki, bikaba biri guterwa ngo nuko rwose ngo hari amakuru amaze iminsi avuga ko hano mu gihugu cy'u Burundi ngo umutwe wa Red Tabara ngo waba warinjiye hano mu gihugu cy'u Burundi, bityo rero aba bashinzwe ubutasi ntabwo bigeze bamenya amakuru yuzuye cyangwa se ngo batange amakuru y'uburyo ki uyu mutwe wa Red Tabara waba warinjiye. Bakomeje kugenda batanga amakuru y'ibice, amakuru mu by'ukuri adasobanutse, atagize icyo afasha iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi. Bityo rero amakuru akava ko aba bashinzwe ubutasi batangiye kugenda babata mu mvuto cyangwa se babafunga. Kubera iki? Kubera mu by'ukuri uyu mutwe wa Red Tabara bavuga ko wamaze kugenda winjira. Ikindi kandi hari n'uburyo ki amabanga y'iki gisirikare cy'u Burundi bagaragaza ko rwose akomeje kugenda ajya hanze cyane. Ibi rero bigatuma mu by'ukuri bigaragara ko iki gisirikare iba amabanga yacyo rwose nayo atabikwa neza, kandi abatasi ngo bagakwiye kuba baramenye impamvu ibintu by'iki gisirikare byose bijya hanze, bakamenya nuko baragira gute barabirwanya. Hano mu gihugu cy'u Burundi hari uwitwa ngo yitwa Tuyishemeze Dieudonné, n'undi musirikare w'umurundi wagaragaye yaguye hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero bikaba ari mu bitero bya bindi twita ngo ni silence cyangwa se bitunguranye bikomeje kugenda biba. Nibyo rero aba basirikare cyangwa se izi ngabo zikomeje kugenda zigwamo. Ngaho rero ngaho hari inkuru ndimo ndabona rero ivuga ko ngo abayobozi benshi cyangwa se ingabo nyinshi rwose ngo za Wazalendo ngo zaba zatangiye kugenda ziva mu rugamba. Aya nayo ni amakuru aramutse avugwa ngo Wazalendo ngo baba batangiye kugenda bava mu rugamba. Batangaza ko ngo baba batangiye kuva mu rugamba
boherejwemo na Gisekedi. Aya ni amakuru akomeje kugenda rwose avuga. Bamwe rero ngo bakaba bataye abarwanyi babo, ubwo n'abasirikare bakuru, intwaro n'ibikoresho ku rugamba. Ibyo byose babijugunye ku rugamba rwose barigendera. Rero nk'uko bivugwa ko hari n'abamaze kugera Bujumbura mu Burundi, ubwo urumva bamaze ko bagenda bahunga, bataye intwaro, ibikoresho n'iki byose barangije, ngo benshi ngo bamaze kwigerera hehe mu gihugu cy'u Burundi bahunze. Umuyobozi rero ngo umuyobozi wa Wazalendo witwa ngo ni Makanaki ngo ni Kasimbira, ngo yamaze kuva mu Burundi ngo yamaze kuva burundu ku ruhande rwa Felix Gisekedi, ahitamo kujya guhungira mu by'ukuri muri za Malawi. Ngaho rero iyi nkuru se niyo Makanaki ngo yahisemo rwose guhungira muri za Malawi. Ngo yagaragaye no mu nkambi y'impunzi rwose yitwa ngo ni Zaleka, nkambi yitwa Zaleka rwose, ngo nimwe Makanaki yamaze ngo yagaragaye yahunze. Byanashoboka rega hari ahantu hagiye kuba umuriro mw'abantu mwe. Makanaki guhunga kwa Makanaki se, mbona umutaramu hano rwose yagiye abitangaza. Suruse ubwo bimeze bite? Makanaki ngo yaba yahunze urugamba rwose akigira mu gihugu cya Malawi, ndetse ngo yagaragaye muri iyi nkambi. Ngo kubera ngo Makanaki ari muri Malawi ngo byateje umwuka mubi mu mpunzi z'abanyekongo zikomoka mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se hano muri Plaine de Ruzizi, zimushinja kugira uruhare mu bikorwa byo kwiba amatungo, ndetse we mu gace kitwa ngo ni Uvira, hara muri za Uvira. Impunzi rero zatangiye kugenda zimwishisha Makanaki. Bamwe rero muri izo mpunzi bamugabyeho igitero, baramukubita bikomeye. Ngaho rero bamugabyeho igitero, baramukubita bikomeye kugeza ajyanwe kwa muganga. Bamukubise rwose baramubabaza muri iyo nkambi yahungiyemo. Vuga bandi benshi urumva bahunze nabo bajya mu gihugu cy'u Burundi, sibyo wigire muri za Malawi. Yakutumba se yagiye mutarame inkuru niyo kweri. Ngo undi muyobozi rero wa Wazalendo witwa ngo ni Yakutumba, uvugwa ko nawe yari mu bitero, uvugwa ko ngo nawe yari mu bitaro. Yes, bivugwa ko nawe ngo yari mu bitaro bya Bujumbura. Rero ngo binagaragara ko ubuzima bwe bumaze kuzamba kuko ari hara mu bitaro bya Bujumbura. Ngoko rero turakomeza kugenda aya makuru tuyakurikirana, ni biri kuri rezo sosiyo. Rero turaza kugenda tubikurikirana, nitumara kubona amakuru yuzuye ameze neza 100%, turaza gukomeza kugenda nyine tuyabategura, tuyabagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Twavuga ku gihugu cy'u Burundi, urumva ko aba bari gufungwa, bari kugenda bafunga nyine abo bashinzwe ubutasi bigendanye nyine n'ibyo bibazo byose biri kugenda bigaragara muri iki gihugu cy'u Burundi. Dukomereje muri Kivu Amajyaruguru, Kivu Amajyaruguru nta bindi byinshi biri kuvugwa. Haravugwa rero rwose, haravugwa ibitero byaramutse hano muri za Warikare, cyane ko ngo abarwanyi ba M23 ngo baba binjiye mu duce twa Maremo, nkuko nyuma yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko zimaze iminsi zihahunze zihavuye,
abarwanyi ba M23 ngo bakaba bamaze kuba bagira gute bahinjira. So nuko rero bimeze, reka tubashimire. Amakuru yacu rwose updates zacu zo muri amasaha nuko zingana. Mukomeze mu rugero n'ibiganiro byacu, turabakunda cyane. No muhungu wanyu Fighter, mwakoze rero kubana natwe. Agasana komeza barinde kandi abane namwe. Ciao. Eugene Official.